Yes, ndagira ngo mwongere mu ntizi minota mike kugira ngo mbagezeho iri shyano ryaje kuza kuba ryacika umurizo. Ngira ngo nk'uko uri kubireba kuri sikirini yawe uri kubonaho iyi foto y'umwana w'umukobwa, ariko nanone uyu mwana w'umukobwa yaje gukora ibintu bidasanzwe, aho yagize gutya yikata amabere cyangwa se yibagisha amabere, ngo ni ukubera ko adashaka cyangwa se atifuza na rimwe kuzabona ateruye uruhinja cyangwa se ateruye umwana we ngo arimo aramwonsa. Ushobora kwibaza ngo ibi ngibi byabereye he? Ese uyu mwana w'umukobwa ubundi ni muntu ki? Ndagira ngo rero tubinyuremo muri makeya, hanyuma kandi bize kubasigira isomo, kubera ko ibi bintu ni ibintu biri gukomeza kugenda bifata indi ntera, aho noneho byamaze kugerana hano mu Rwanda. Ngira ngo murabizi ko hano mu Rwanda naho iki cyorezo cyangwa se iri shyano naryo ryaje kuza kuba ryahagera. Mbere y'uko ntangira rero, banza unkandire subscribe kwanza, hanyuma tujye tubana n'ubundi no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Nkwibutsa ko ngewe uba uri kumva ni Kizo nk'ibisanzwe, hanyuma reka n'ubundi twigarukire muri za nkuru zacu. Ubundi uyu mwana w'umukobwa amazina ye nyakuri bamwita Mai cyangwa se Maya. Uyu mukobwa akaba akoresha cyane Instagram. Ni umukobwa ufite abaforowazi benshi, ariko bamukundiraga ikimero cye, ndetse abantu bakajya banamwandikiraga bamusaba kuba yabereka urubyaro cyangwa se umwana cyangwa se umuryango muri rusange. Hanyuma uyu mukobwa buri muntu wese wamubazaga ibijyanye n'umuryango yahitaga arakara, ndetse yewe akanamuboroka. Uyu mukobwa rero mu minsi ishize ubwo yari ari kuri Instagram yapostinze ifoto ye, ngira ngo muri kuyibona, aho yari afite telefone mu ntoki yambaye n'agapira k'ubururu cyangwa se agasengeri. Umuntu yaraje yandika muri komenti, arangije aramubwira ati ese ko mbona utubere twawe twaguye aho ngaho waronkeje? Uyu mwana w'umukobwa yibuka ko n'ubundi abantu bari basanzwe bamusaba urubyaro cyangwa se umuryango, hanyuma ahita afata inzira yo kuba yaboroka uwo muntu wari umubajije nimba yarabyaye, kubera ko ngo amabere ye yaguye. Uyu mukobwa yahise atekereza ko ubwo isoko rye rirangiye, kubera ko abagabo n'ubundi ngo bari baramwangiye ku kuba afite utubere duto, kandi nyamara abagabo bakunda amabere manini. Hanyuma uyu mukobwa ngo kubera mu byifuzo bye yari afite ari uko yagira amabere manini, noneho aza kuza kuba yagira igisebo nyuma y'uko hari umwanditsi amubwira ko n'utwo dutoya twatangiye kuba twagwa. Uyu mukobwa nta kindi yakoze, yahise ajya n'ubundi kwa muganga, mu baganga n'ubundi basanzwe bakora plastic surgery, bongera ikibuno cyangwa se bakaba banakora n'ibindi bijyanye no kuba bakongera umubiri cyangwa se bakawugabanya. Nibwo rero yegereye umudokiteri aramubwira ati rwose mbabarira umfashe amabere yanjye uyakureho, kubera ko nicyo gice mu buzima ntifuza kwibonaho. Umuganga aramubaza ati ese byagenze gute, kubera iki ushaka kwikata amabere, hari uburwayi waba ufite? Umukobwa aramubwira ati ngewe nta burwayi mfite, ariko ndifuza ko ngewe aya mabere wayakata. Hanyuma umuganga kubera ko nta kindi yagombaga gukora, yaramubwiye ati ok, nta kibazo, reka tubikore gutyo. Yaragiye akata amabere bayakuraho yose, ndetse yewe uyu mwana w'umukobwa baramudoda arakira. Hanyuma arongera agaruka kuri Instagram ye, arangije aravuga ati ngira ngo noneho mwabibonye, ba bantu bambazaga umuryango, ngira ngo murasubijwe ko nta gihe na kimwe nzigera ngira umuryango cyangwa se abankomokaho. Uyu mukobwa rero akaba yabikoze avuga ko atifuza kuzabona ateruye uruhinja cyangwa se ateruye umwana ngo arimo aramwonsa. Byumvikane neza ko uyu mukobwa ntabwo yifuza ko yakitwa umugore cyangwa se mama w'abana. Niyo mpamvu rero
ubu tuvugana uyu mukobwa yahise anahindura amazina kuri Instagram ndetse wagerageza no kongeramo izina rya kigabo kugira ngo abantu bakomeze kugenda bamufata nk'umugabo. Ariko tukibaza ese ko yakase amabere aho n'igitsina araza kuza kuba yagihindura agigire icy'abagabo? Ariko ibyo ntago tukiri kubyibaza kubera ko twaje kubona ko hari ibindi bikoresho umuntu ashobora kuba yakambara hanyuma akaba yakora nk'umugabo cyangwa se yamera nk'umugabo. Ngira ngo hari ikiboro kiba gikoze n'ubundi nk'igitsina gabo bambara hanyuma bakaba bakora akazi nk'ak'abagabo bakora. Ngira ngo abakobwa ba hano mu Rwanda bamaze kuba basirimu, ibyo bikoresho barabizi cyane, ntabwo ari ngombwa ngo njye kubisobanura, ariko ababizi barabizi cyangwa se abasirimu bamaze kuba babimenya. Ariko nanone tukibaza ese ibi bintu byo kuba abantu bakihinduza igitsina cyangwa se bakihindura imiterere kubera iki bikomeje kugenda bifata indi ntera, aho ushobora kuza kuba wabona umuhungu yihinduye umukobwa, ukabona umukobwa yihinduye umuhungu, cyangwa se ukabona umukobwa ntagishaka kwitwa umukobwa ahubwo we arifuza ko yakitwa umuhungu, byaba mu byo kuryamana ukabona ntabwo agishaka kuryamana n'umuhungu ahubwo arashakira kuryamana n'uwo bahuje ibitsina. Ibi bintu biterwa n'iki? Gusa iyo ugiye kureba usanga rimwe na rimwe iterambere ari ryiza ariko nanone ari ribi, kubera ko ibi byose bizanwa n'iterambere. Niyo mpamvu rero uko iterambere rigenda rirushaho kuzamuka ni nako tuzajya tugomeza guhangana n'ingaruka z'iryo terambere, kubera ko ibi byose ntabwo mu bihe byashize byahozeho. Ibi byo kuba umuntu yakikatisha ibice by'umubiri cyangwa se akaba yabihindura ntabwo byahozeho, ariko kubera ko iterambere ryaje niyo mpamvu tugomba guhangana n'ingaruka z'iryo terambere. So rero ibi ngibi ntabwo ari hanze y'igihugu, no mu Rwanda turabifite. Dufite abakobwa benshi bagiye bihinduza imiterere, dufite abahungu bahisemo kwikatisha igitsina bakihindura abagore, dufite abakobwa bafashe amabuno yabo baragenda barakatisha cyangwa barayongeresha, dufite abagiye babagisha amabere bakayongeresha, ibyo byose. Ariko igihari ni uko nyuma y'igihe runaka ingaruka n'ubundi zirongera zikagira gute, zirongera zikaba zagaruka. Niyo mpamvu rero icyo nabwira abana b'abakobwa cyangwa se n'abasore cyangwa se buri muntu wese wumva ko hari icyo yakora ku mubiri we kugira ngo abe yagihindura, nuko nyuma y'igihe runaka ingaruka arazibona nta kabuza. Yego, kubera ko aho ngaho wakatishije haba hari inkovu, haba hari igisebe, anytime cyangwa se igihe runaka hashobora kuzakurya cyangwa se bikaba byamera ukundi kuntu. Aho ngaho wagiye kongeresha anytime igihe runaka ushobora kuba warashyizemo ibindi bintu, ariko nyamara garanti yagera ugasanga hari ukundi kuntu bibaye nabi. So niyo mpamvu rero urubyiruko cyangwa se abantu muri rusange batari bakwiye kuba bashiturwa n'ibigezweho, kubera ko hari n'igihe biba bigezweho ako kanya bari kubitestinga, nyamara igihe runaka akazagaragara ingaruka zabyo mbi. Ngira ngo rero ikintu nabisabira ni uko abantu batari bakwiye kuba bagira ipfunwe ry'uko bagaragara, cyangwa se batari bakwiye kuba bababazwa n'uko Imana yabaremye, kubera ko uko Imana iba yaramuremye kuba ari uko, nta n'icyo yabihinduraho, ahubwo yarakwiye kuba yaba proud yabyo. Ngira mujya mwumva abiyongeresha igitsina abagira gute, ariko ibyo byose buriya ni igihe kiba kidushuka. Ikindi gihe nacyo iyo kigarutse, ikindi gihe iyo kigarutse kiragira gute, kiragarura n'ubundi bya bindi uba waratekereje nabi. Reka mbashimire cyane rero, hanyuma mu nkandire subscribe tuze kongera guhurira n'ubundi mu zindi nkuru zikurikira, nkwibutsa ko ninjye Kizo wumvaga. Reka nkubwire ngo God bless, I see you.